Mwongeye kwirirwa abakunzi ba How to Rwanda TV yanyu rukumbi bagezaho uburyo butandukanye wabonamo amafaranga. Kanizere ko mumeze neza, kuko iyo mumeze neza nanjye mba meze neza cyane. Uyu munsi nagutinda, uyu munsi nugukubita tubangura. Uyu munsi nje kuvuga kuri ya application yanyu iri kubaha amafaranga twita Makadam. Iyi Makadam ukuntu ikora narabibabwiye muri video zabanje. Wowe utarayireba, ukireba iyi video utarareba izabanje, genda uzirebe, narazikoze ebyiri zitandukanye. So guys, uyu munsi ikintu ngiye kuvuga ni ku bantu ba my comment nyinshi zivuga ngo kwinjira muri Makadam biragoye cyane. Yego biragoye, kuko iyo winjiyemo uciye kuri Play Store ukagenda ugaklikaho ugasearchinga Makadam, iyo yisearchinze barakubwira ngo nago iri available mu Rwanda. So guys, uyu munsi ngiye kubereka ukuntu wayidownloadinga ukayitunga nawe uri mu Rwanda step by step. Ubu nje gusubiza ibibazo mwambajije byose kuri Makadam. So guys, hari nundi wari wambajije ngo sinambwe ngo iyo zuzuye ngo bigenda bite, ngo ko hari ukuntu ngo nzigenda ngo uyu munsi ngo ejo ngasanga zavuyeho. Guys, izi ntambwe sizo mafaranga, oya, intambwe zidufasha kubona coin, izo coin akaba arizo ziba amafaranga. So guys, nkuko ahangaha ntabwo ndagenda, sindatangira kugenda, ariko iyo wagiye intambwe zawe tuvuge ni 20,000, mbere yuko saa sita z'ijoro zigera urabanza ukaza kuri aka kantu kanditseho validate my step k'umukara, gafiteho n'akandi kantu k'akazeru gafite k'umuhondo gafitemo inyuguti ya M, kariho n'akamenyetso kerekana ko ukurura ujyana iburyo. Iyo ugiye kuvalidatinga intambwe tuvuge ufiteho 20,000, ukurura aka kantu kakagera hirya, bakahita bakwereka intambwe zawe. Urabona hano nta kintu bamaye, ntago banyeretse coin, kuko ntago nduzuza intambwe zo kuverifyinga. So aha hejuru naho kuri aka kantu gatambitse bagenda bakwereka intambwe n'agaciro zifite. Intambwe 2,500 ziba zifite agaciro ka coin 25, intambwe 5,000 ziba zifite agaciro ka coin 50, intambwe 7,500 ziba zifite agaciro ka coin 75, intambwe 10,000 ziba zifite agaciro ka coin 100, intambwe 12,000 ziba zifite agaciro ka coin 125, intambwe 15,000 ziba zifite agaciro ka coin 150, intambwe 17,500 ziba zifite agaciro ka coin 175, intambwe 20,000 ziba zifite agaciro ka coin 200. Ego, ubwo urumva wagenze intambwe 20,000 ukavalidatinga uhita ubona coin 200. Coin zawe zijyahe? Coin zawe ziza hano hejuru, hejuru kuri aka kantu k'umukara kariho ka kazeru k'umuhondo kikaraga kerekana kari coin za Makadam. Iyo ugakozeho uhita ubona amount cyangwa totali y'amafaranga ugejejemo. Ngejeje amayero 13. Maximum yo kubikuza nayo ariyo yose, minimum yo kubikuza ni amayero 5. Abangana n'izi coin 13,500. So kadukomeze ibyo narinje kubereka, ako kara kanyuzemo ndi kubibutsa bimwe mu bigize Makadam. So guys, tugiye kugendana step by step urebe ukuntu iyi Makadam uyidownloadinga bigakunda kandi mu Rwanda ukayikoresha neza cyane. Icya mbere urakora, urahita uza hano kuri Play Store. Numara gufungura Play Store yawe urahita uza hano kuri search. Urahita usearchinga application twita Windscribe. Nubisoza urayihitamo hano hejuru ni Windscribe VPN. Murabizi ko VPN zikoreshwa mu guhindura location. Uze ni iyi ngiyi iri mu ibara ry'umukara n'umweru, uyikoreho uyestare muri telefone yawe.
numara kuyesitara ukore open. Njyewe ndakora open kuko yesitayemo. Nukora open urakuzanira agataburo wowe utayifite wuzuzamo. Uruzuzamo amazina yawe, wuzuzemo password, wuzuzemo na email yawe. Nurangiza wemeze irahita ikuzana ahantu hameze gutya. Niba guhitishamo igihugu ushaka ko igushyiramo uhitemo ipari mu Bufaransa. Biroroshye. Nubisoza irakujyana kuri taburo imeze nk'ingi mfite aha imbere yanjye. Icyo urahita ukora urahita uza ukande kuri iki kibuto cy'umweru n'umukara kiri aha hejuru. Irahita yaka icyatsi. Hazeho n'agafunguzo. Nimara kwaka icyatsi, ikintu urahita ukora ni iki. Urahita ugenda usubire muri Play Store yawe, usacingemo app bita Macadam. Macadam app. Barahita bayikuzanira ni iyi ngiyi. Iriho akantu k'agapupe gasa nk'akateye intambwe. Urahita uyikoraho uyesitare. Numara kuyesitara uhita ukanda open. Wowe ntabwo uhita ugeramo kuko ngewe impamvu mise ngeramo nuko nayifunguye n'ubundi nsanzwe nyikoresha. Ikintu urahita ukora wowe ni iki? Ni ikintu kimwe. Urahita ugenda wuzuzemo information zawe. Ariko ushaka ibitakugoye uhita ukora icyo twita sign in with Google. Ako kanya uhita winjiramo na password nta kibakwereka. Icyo uhita ukora nuti information ugenda wuzuzamo duke duke bakubwira ati kora next paka ugeze aha. Iyo ugeze aha ikintu uhita ukora ni iki? Hari nimero nasize hasi muri video description. Izo nimero uhita unyandikiraho kuri WhatsApp. Nizo nkoresha kuri WhatsApp. Wamara kunyandikiraho ukambwira ati nasoje gufungura Macadam, cyangwa niba hari ibyakunaniye biri kukugora ukanyandikira nkagufasha gufungura Macadam. Icyo mwita nkora mpita nkuha referral code yanjye nkakuyobora ahantu yishyira bakaguha bonus ya coin 1000 za Macadam zihwanye n'amayero 0.5. Ayo mafaranga si make, ahubwo ubu yarazamutse ni 0.7. Ntabwo ari make yo guheraho. Iyo ni bonus baguha, uranyandikira nkaguha referral code, nkakwereka ahantu ujya kuyishyira. Nabikweretse ntabwo wahamenya pe, harihisha. Bayishyiramo bahita baguha bonus. Ubwo urumva nanjye hari bonus bangenera. Nicyo kiba cyatumye nkora iyi video nkabagezaho ibyiza, ariko nanjye hari icyo bimariye. Sinjya mbeshya, nanjye hari icyo bimarira iyo joininze. Hari bonus bama nawe ariko hariyo baguha. Kandi ikindi ugakorera amafaranga bisanzwe. Macadam hari uburyo bwinshi bwo gukoraho amafaranga. Hari ama challenge, hari ugukina game, hari ugupasinga survey, ni ibibazo bakubaza. Uburyo bwinshi cyane. Hari ukureba ama ads. Ubwo bwose bugenda buguha amafaranga. So guys, nimero yanjye nayipininze hasi muri video description, uragenda urayibona. Ikibazo cyose ugira kuri Macadam unyandikireho ndagufasha. So guys, mwakoze cyane kubana natwe. Ciao, hasta la vista.